ubwinshi bw'abantu badasanzwe ndetse n'ibyishimo bifatika nico caranze igiterane ca concert categujwe n'umuririmbyikazi Ada Bisabo byabaye kuri uyu wa Niyinga tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi wa 2017 mu mujyi wa Bukavu aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Bisabo Ada akaba yaraje Bukavu kugira ngo amurike indirimbo ashize ahagaragara ziri muri album yise Data ari yizi wenyine. Indirimbo ikaba byaragaragaye neza yuko yakoze ku mitima y'abantu baraho bikabatera kumutera inkunga. Bisabo Ada yatangarije menye wacu icatumye akora iki giterane hano Bukavu. Yatubwiye yuko umubare w'abantu bafatika bamukunda ndetse n'abamushigikira babarizwa muri uno mujyi wa Bukavu. Amazina yanjye nitwa Ada Bisabo Claudine. Icyaduteye gukora concert hano Bukavu nuko hari abakunzi bacu benshi bakunda indirimbo zacu, bakunda ibihangano byacu. Niyo mpamvu twifuje ko twazibagezaho. Kandi ni nabo ba mbere tugejeje wa album kubera ko tuzi neza ko harimo abaterankunga bacu n'abakunzi b'ibihangano bacu. Ibi bintu byari bishimishije, byari bimeze neza, hari abacuranzi, hari umuziki, indirimbo zafashije abantu mu by'ukuri kandi n'igikorwa cyatuzanye gikozwe neza. Imana ihabwe icubahiro. Rero turashaka kubaza mu ncamake ubwira abantu amateka yawe. Amateka yanje navuga ko nakuriye mu buririmbyi nkiri umwana muto cyane, nakundaga kuririmba ngatoza abantu bakuru banduta ngenda mbimenyera, ariko kuva muri 2009 niho naje gufata ibihangano cyane, naryama nkarota indirimbo, naganira n'umuntu nkarota indirimbo, ndazisohora nyinshi kugeza ubwo nakoze album ya mbere yitwa Witinya. Kugeza uyu munsi rero nkunda ibintu byo kuririmba cyane, na mpamvu nakoze iyi album ya kabiri. Sinaho gusa uyu muririmbyikazi yaboneyeho n'umwanya wo gushimira bamwe mu baterankunga biwe bamugiriye akamaro mu buzima adateze kwibagirwa, aho yavuze General Bisengimana Charles uhagarariye igipolisi muri Kongo, aho kenshi na kenshi yamubwiye yuko akunda indirimbo ye yise Mbese ni habizera bazaja kuba. Ibyishimo byaje gukomezwa n'ijambo ry'Imana ryatanzwe na Mukiza Gade Nzabinesha. Uyu mugabo akaba ari nawe uhagarariye iposta nkuru ya Minembwe. Tumubajije impamvu yamuteye kwita iyi album Data ari ihagije, yatubwiye yuko ahamya ndetse akanashimangira yuko Imana ari iya bose. Iyi album yanjye yitwa Data ari ihagije. Data ari ihagije naje gutekereza nsanga Imana ikomeye, Imana tutaza amava n'amavuko yayo. Mbitekerezaho ndavuga ngo Imana iza kuba ari ubwoko runaka, Imana ari umukongomani, abanyarwanda ntiboyikorera. Imana iza kuba ari umunyamerika, abongereza ntiboyikunze. Bazajya bavuga ngo abangaba barabuzwa n'iki kubera ko Imana ariyo yavuye. Ariko iyo ndirimbo Data ari ihagije nasanze ari we wiyizi wenyine, nta muntu wabasha kumenya amava n'amavuko y'Imana. Bitamo kuvuga ngo Data ari yizi kandi ari ihagije. Uyu muririmbyikazi akaba yashishikarije abandi bose bo bafite impano zo kuririmba kuko bagomba kubishiramo imbaraga. Abona yuko mu kuririmba arimwe umugisha wiwe ubuzima bwiwe bwose ukubiye. Uyu muhanzikazi yashimiye umugabo we ndetse n'abandi bose bamuteye inkunga kugira ngo iki giterane cyabereye hano Bukavu kibe cotungana ndetse anamurike ni album yensha. Ikintu nababwira cyane kugira ngo umuntu akomeze ubuhanzi bwe no kuririmbira Imana, iyo akurikiye Imana ntacyo ushobora kuyiburana, n'ugusenga nicyo cyambere. N'ugusenga ukereka Imana ibyo urimo gukora, hanyuma Imana nayo ikazamura impano yawe. Kuko uvuze ngo uraririmba gusa utarimo gusenga ntacyo wageraho. Icyo nabwira abantu b'Ibukavu ni abantu beza, muri abantu beza aho muherereye hose, kuko mwakoze ibintu byiza, bitabiriye, mwakoze ibintu byose, nimwe mwabikoze, nimwe mwabiteguye, nimwe mwaguze amasede, nimuyagure gusa ngo muyabike, ahubwo mutegere izo ndirimbo zizabafasha. Yemeje neza yuko izina ryiwe ryagiye mu isi hose kandi rikaba ryaramenyekanye mu ndirimbo zitandukanye yagiye aririmba. Akaba yaratubwiye yuko yakira amatelefone atandukanye amushimira ndetse anamutera inkunga mu rwego rwo gukomeza kuririmbira Imana. Ibi bintu byarashimishije cyane kuko benshi barampamagara, kandi ntago bampamagara bambwira ngo umeze gutyo umeze ahubwo nishimira ko bampamagara bambwira ngo indirimbo yawe yaramfashije, yatumye ndeka iki, nkumva biranshimishije. Kandi nkishimira ko cyane abantu bamenye bakamenya neza mu gukorera Imana, kuko iyo nza kumenyekana nkora ibindi bibi ahari saha biba bigeze, ariko kuko namenyekanye nzi Imana kandi ngakomeza kuyikorera, niyo mpamvu nabasha kuvuga ayo magambo. Sinimzo gusa Bisabo Ada akanabasezeranya yuko uyu munsi concert yabereye Bukavu, ariko ubutaha ikazabera mu Minembwe, aho ateganya kuzakorera igiterane gikomeye, dore ko anakomoka mu karere k'imisozi miremire. Iki giterane
akaba atekereza neza yuko gigomba kuba mu kwezi kwa11 cyangwa se mu kwa12 mbere yuko uyu mwaka ushira. Hari igiterane muba muteganya gukorera mu Minembwe? Igiterane ndagiteganya, ariko ndagiteganya umwaka urimo kurangira wo mu kwezi kwa 11 kwa 12. Turimo kubisengera Imana nibikunda izabikora. Uwitwa Umutoni Aime akaba yaje aherekeje Bisabo Ada mu rwego rwo gufatikanya kuririmbira Imana hano mu mujyi wa Bukavu. Uyu muririmbyikazi nawe akaba yaragaragaye cyane mu ndirimbo bise Uwagushaka Yagusanga He. Akabashimira Bisabo Ada kuba yaragize uruhare mu kuba yo mutoza kuririmba. Kugeza ubu akaba yibwira neza yuko ageze ku ntambwe nziza kandi ishimishije mu rwego rwo kuririmba. Banyita Umutoni Aime, nkaba ndi umuririmbyi muri Gerezon des Âmes Igoma, nkaba mfatikanya na Ada muri timu ya Volde yo kuramya no guhimbaza. Abatazi Umutoni Aime wo babwira ko wamenyekanye mu ndirimbo? Ndi umwe mu baririmbye indirimbo Uwagushaka Yagusanga He nitwara Mfite Rendez-vous na Yesu. Murebye muri izo ndirimbo ninjye wamenyekanye muri izo ngizo. Byari bimeze neza kandi turashima Imana yuko yadufunguriye inzugi, tukaba twakoranye n'abantu benshi ko tutabitekerezaga, tukaba twabonye n'ibintu byinshi. Tushima Imana kuri ibyo byose yakoze. Wowe kuri Ada uramuvuga iki? Ada ni umuririmbyi dukunda cyane kandi akora byinshi, indirimbo nziza zikadushimisha. Turebye vole ya mbere yakoze yaradufashije, n'ingi ikaba ikomeje kudufasha rwose. Kubamukurikira n'abamukunda turababwiye ngo ntabwo bibeshe, ni umuhanzi mwiza kandi turamushigikiye muri byose. Ku rundi ruhande umuhanzi witwa Manzi Merci wamenyekanye mu ndirimbo yitwa Maze Kumenya Uwo Ndiwe nahisemwo kumukorera, akaba ashimira Ada Bisabo ku ndirimbo ze kandi akaba ahamya neza yuko izi ndirimbo zakoze abantu ku mitima, gusa akaba amwifuriza gukomerezaho. Merci akaba agaragaza neza yuko Bisabo Ada afite ubushake bwiza kandi bwinshi bwo kuvuga ubutumwa, aho yakoresheje amafaranga afatika kugira ngo iyi concert ibe yo tungana. Nitwa Manzi Merci, ndo muririmbyi uri mu ndirimbo zo guhimbaza Imana bakunze kwita ngo abahanzi, ariko nabyo ni byiza, ariko ndi umuvuga butumwa mu ndirimbo z'Imana. Ariko nuwita umuntu umuhanzi ni umuntu uhanga, ariko niba mfashe nkagenda nkaririmba indirimbo za Theo mba ndi umuririmbyi, ntabwo mba ndi umuhanzi. Rero nishimiye kuba muri concert nziza ya Ada, pe concert iteye neza. Nibwiranaga abazi Merci banze ku ndirimbo ivuga ngo Maze Kumenya Uwo Ndiwe, nahise kumuhita nkukorera. Ejo bundi nakoze indirimbo ivuga ngo Yaguhamagaye Irahari, nzwi mu ndirimbo Saha Gusa n'ahandi, indirimbo Mana Nkuko Wafashaga, no muri timu ya Gisubizo Ministries Kamembe. Nabonye neza hari ikintu byanyeretse gukora ibintu no kubanza gutegura ugashaka abaterankunga, kuko Ada yakoze ikintu kiri ku rwego rwo hejuru. Ngiye ntabwo nakekaga ko biza kumera gutya. Yateruye banda ikura i Kigali ni amafaranga, gufata urusengero sale twakoremo ni amafaranga, instrumentale zari zirimo buri muntu wese yari afite microphone ya amp sans fil ku buryo ushobora gukora icyo ushaka. Yakoze ibintu bifite agaciro, abiha agaciro. Rero niyo mpamvu mbona ko ari intambwe yateye kandi azabona umusaruro wabyo vuba. Manzi Merci akaba yaragarutse ku ijambo abantu benshi bakunze kugarukaho, nubwo umuntu yoba agize imyaka myinshi hanze y'igihugu akaba yo kwiga izindi mvugo, ariko atagomba kwibagirwa ikinyamurenge. Nge nkunda mu Minembwe kandi umunyamurenge. Iyo bavuga ngo umunyamurenge, hari abanyamurenge bavuye ruguru ariko bagenda n'undi b'abanyamurenge. Nge ndi umunyamurenge, nza numva ko nzogenda kandi kindavuga ikinyamurenge neza. Ikintu kitagituma numva ko ndi umunyamurenge nuko nza nicara mbaza amakuru y'iwacu. Rero gahunda nafashe si ruguru nahavuye kera, ariko mugira ideni ryo kuhaje, ariko ngatinya umutekano wabo, ariko ni iwacu turahakunda, no kuhapfira tuzahapfira kandi tuzi ko tuzosubirayo. Niyo mpamvu n'abana iyo tuzaye tuba tubabwira ngo iwacu ni iri, iwacu ni ku Runundo hariya mu maporo neza precision. Imana igumugisha kandi nawe Imana iguteza imbere kwagure. Urakoze. Umucuranzi watoje benshi akaba yarubatse izina abicishije mu gucuranga indirimbo z'ibisirimba ndetse n'izindi zo guhimbaza Imana, uzwi ku izina rya Mima. Tumubajije niba yobazi umubare w'abantu amaze gutoza uriya mwuga wiwe wo gucuranga, yavuze yuko kugeza ubu atarabimenya. Mima akaba afite ibitekerezo ndetse n'indoto zo gukorera muri kariya karere ka Minembwe. Iki gitekerezo Mima akaba yarakigize kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Nitwa Mbanza Alex Mima, ndubatse ndi umukristo. Namenyekanye gucuranga ibyo ntekereza njyewe sinzi, ni guhera muri 1996 na 7 kugeza ubu. Byahitanye muri Restoration Church, aho n'Imana yampamagaye gukorera
bituma nyine bimenyekana cyane kubera abantu benshi bari kugira mu Rwanda babona gucuranga sente, abantu baramenye gucuranga gitari, ariko icyo gihe nyine ko byagenze bituma benshi bagenda bimenyeka gucuranga, bigenda biza gutyo kugeza n'ubu ndaciga ntabwo ndaheza gucuranga. Kuri ubu ufite nk'umubare ufatika wabo wabitoje? Umubare ufatika sinyufite kubera ko sinagiteguye, ariko nicyo hasi ngatekereza abantu bagiye nigisha n'abagiye bigishwa nabo nigishije, n'abagiye bigishwa nabo mbese nk'abuzukuru ni benshi mu bihugu hano muri Kongo, mu Rwanda, Uganda, Bujumbura, Kenya, ubu bakwira isi yose mu by'ukuri ni benshi sinagera amamenya bose, ariko nicyo sinashobora kubona nibura umubare exact, ariko ubu sinabimenya, ariko ni benshi. Nishimiye ijambo rya mbere kubona public, kubona abantu bitabira, icyo kintu cyashimishije. Icyakora cyashimishije ni ukubona repertoire yada ni indirimbo zikora ku marangamutima abantu, zikora ku mutima w'abantu cyane bitewe ko ari style yacu, niko navuga. Icya gatatu ni ukubona ko turangije kare, icyo nacyo kiranshimishije. Anashimishwe n'ibintu byinshi, ni ukubona ukuntu abantu bafiringaga indirimbo, icyo nacyo cyanshimishije k'abacuranzi. Uri umwe mu bacuranzi bubatse izina n'amateka mu bijyanye no gucuranga indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse no kuramya. Reka tubaze akarere ko mu misozi miremire muba mugasezeranya iki cyangwa muba mugategurira iki muri iyi minsi iza? Nagize inzozi guhera mu 2000 byo kuzazamuka hariya no kugira ngo dukore indirimbo, nzaza muri studio dukore indirimbo hariya, kuko ndabizi ko kuri hari mu misozi harimo abaririmbyi beza pe, ariko kubera ko bari kure y'umuhanda batabasha kuaccessinga neza uburyo bwa studio ngo indirimbo zisohoke hanze. Narabigambiye sindabigeraho, ariko ntegeza ko nzabigeraho. Ikindi nagambiye kuzashira ishuri ry'umuziki, nabigambire kera n'ubu ngo sindabigeraho, ariko mu by'ukuri ni isengesho senga buri gihe kugira ngo Imana izabishoboze. Bari abantu bariya bazige gucuranga, bige kuririmba, bazavamo abaririmbyi bakomeye bashobora kuzanyeganyiza, kuko bafite impano kavukire, ntabwo ari ibintu basanga mu ishuri, bafite impano kavukire. Izo mpano zibashe guhura n'ubumenyi kuvuga ngo kora gutya biragutya, bya umusaruro uteye ubwoba. Ariko sindabona abaterankunga kandi sindabona n'uburyo ngo nzamuke hariya tubashe gukora icyo bikorwa, ariko ntekereza ko mu by'ukuri Imana izabikora, igihe kimwe Imana izabikora byanga bikunda, kuko ngizigiye mbisenga kandi ntekereza ko tegereje imbere y'Imana ko Imana izabikora, igatanga uburyo ngo bari abantu babone uburyo bwo kwiga no gucuranga no kuririmba biyo professional, kugira ngo bashe kugira impact ku isi. Abantu biriye bakeneye ubufasha bwacu kandi byihutirwa, ndetse nkangwa n'undi muntu wese ufite umutwaro nyaboneka nibaze cyo kubaka ibacu ko Imana yaduhamagare kandi tutagomba kwirengagiza. Mima turagushimiye cyane. Uwitwa Ngoma Josue akaba yarari muri abo baririmbyi baje kuririmbana na Ada Bisabo, nawe akaba yavuze yuko iyi konseri yayishimiye. Uyu muririmbyi akaba yarubatse izina mu ndirimbo zitandukanye, akaba cyane azwi mu ndirimbo yaririmbanye na bagenzi be bise Songa Mbele. Uyu muririmbyi akaba avuga yuko akunda akarere k'imisozi miremire, ndetse akaba yifuza n'abandi bose baba bafite ubushobozi n'ubushake bwo kugakoreramwo gukomeza. Akaba ahamya neza akemeza yuko impano y'uburirimbyi ku Banyamurenge ari impano karemano. Ego nitwa Ngoma Josue, ndi umuririmbyi, ndanacuranga bitari cyane, ariko ndanacuranga. Ariko izina ryawe nubwo ndivuga, reka mbashe kukubaza ryamenyekanye mu ndirimbo nyinshi, ariko cyane hariyo twarimbanye na alarme yitwa Songa Mbele, za hari impamvu n'izindi bene ibyo ngibyo. Uri umwe mu bakomoka mu misozi miremire, sinzi ijambo ushobora gutekereza cyangwa se ushobora kubwira abaturi imisozi miremire? Ndabakunda n'umutima wanjye wose, naho mbamabwira ko nkundi wacu cyane. Byaba byiza ahangaha urabona naherekeje Ada, ariko muri njyewe nanjye ngira inzozi cyangwa ngira ishaka ryo kuzaja gukorera iwacu cyane kuruta uko nakorera mu mahanga. Ariko byita amahanga nubwo hani Bukavu se ni iwacu naho, ariko cyane kwivuko neza ku isambu. Yewe nkunda kuzakorera cyane, Imana nidukingurira amayira mu by'ukuri tuzagerayo naho tugenda tuvuga ubutumwa bwiza. Iwanyu uvuka ni he? Mu Minembwe? Mu Minembwe neza, mu Madego kwigishirwa n'iwacu. Hari mikutano iteganye kuzaba ruguru ubu ku mpera z'uyu mwaka, murateganye namwe cyangwa se mwoba mwifuza kuzabayo? Nabyifuza cyane, ku bwanje ntabwo mbiteganya cyane kubera impamvu zitandukanye, ariko hagize abambwira ngo tujyane vraiment nabyishimira cyane.
reka tubaze ijambo ushobora kubwira abakunda kuririmba cyangwa se abakunda indirimbo ariko ntibabikore nk'umwuga. kutabikora nk'umwuga bijyana n'impamvu nyinshi, ariko mu by'ukuri twe tugira impano karemano niko nayita, ntabwo bica mu mashuri, nta nubwo dukanika cyane. Mu kuri umuntu wese wumva ko afite kuririmba muri we na rero kunda bidevelopa abyagure muri we, hari umusaruro runaka n'ukuri, kandi hari aho tumaze kugera twebwe. Kandi ubwanjye sinize cyane wenda bya muzike, ariko mu by'ukuri ibyo nkora byose nabikuye iwacu n'ubundi tugenda tuzagura nyine ahandi, ariko iriya niho cyane cyane kabisa. Ada rero mwari mwamuherekeje hano Bukavu kandi mwaririmbanye, wari muri timu zaririmbaga, muba mwabyakiriye mute? Mu by'ukuri twabyishimiye cyane cyane cyane, kubona urwego Imana tugejejeho, gutegura igiterane nk'iki ngiki hakaba performance nziza gutya, vraiment yabaye nziza pe, kandi nabyishimiye cyane. Umucuranzi wubatse izina nawe binyuze mu ndirimbo yitwa Uwagushaka Yagusanga He, akaba azwi ku izina rya Sami, nawe akaba ari yitabiriye iki giterane. Yashimiye uburyo Ada yitwaye mu gutegura iki giterane ndetse n'uburyo yiteguye kugira ngo aze kuririmbira imbaga y'umwami yari iteraniye aho muri Laborne mu mujyi wa Bukavu. Uyu musore nawe akaba afite inzozi zo gukorera muri kariya karere nubwo hakiriho bimwe bigiye bibura. Nitwa Sami, ndi umucuranzi. Reka tubaze mu ncamake indirimbo mwa mwaracuranze zubatse izina ryanyu. Remane nyinshi harimo Uwagushaka Yagusanga zo muri Gerizo, njye niyo nahereye ncuranga. Izo ndirimbo nacuranze numva zikoze ku mutima, ni album ya mbere n'iya kabiri njye bazikoze. Rema twishimye, cyagenze neza, hari abacuranzi b'ubwoko bwose. Twigeze gupanga n'umucuranzi wita Mima, yuko tuzajyayo tujyane studio iwacu, hari abaririmbyi babizi, hanyuma tubafashe mu bintu byose bishoboka. Icyo twabwira Ada akomeze, vraiment arashoboye kandi aracyagira kure, arashoboye. Bamwe mu baterankunga ba Bisabo Ada bamushimiye kuba yaritwaye neza ndetse bakaba banagize icyo bamuha mu rwego rwo kugira ngo akomeze avuga ubutumwa atari hano muri Kongo honyine, agere no ku isi hose. Aho twavuga Ministre Mile Ruhimbika. Ijambo dushobora kuvuga nuko twanejejwe n'indirimbo z'Imana uyu mwana mukobwa yaturirimbiye hamwe na timu yiwe, baturirimbiye neza cyane, kandi kweri ndashima Imana ko yatanze impano. Hano Bukavu n'ahandi muri kano karere dufite abantu bafite impano z'Imana, impano yo kuririmba, n'impano yo kuvuga ubutumwa, n'impano yo gusenga, kandi bizo ndizera ko bizafasha muri byinshi. Mbega kuri nje wo mukristo nahamya yuko dutunzwe n'impano z'Imana, dutunzwe n'Imana, dutunze n'uburyo Imana idufasha. Ibi byabaye hano ibyo byiza kuruta ibindi byose tubamo. Ijambo dushobora kubwira Ada, turamukunda, dukunda n'itimu yiwe, dukunda naho ari n'akazi akora, turamushimira ko Imana yamuhaye akazi kandi azakomeze akorera Imana kuko azahembwa byinshi niyagera mu ijuru. Sinuwo gusa, undi muterankunga waserukiye Raw Bank ndetse akaba nakora mu ishyirahamwe rya iterambere rishinzwe kohereza ndetse no kubikuza amafaranga rikorera muri Kongo, ndetse kuri ubu rikaba ritangiye gukora mu bihugu bitandukanye, aho twavuga Amerika ndetse no ku yindi migabane itandukanye. Gusa akaba mwifuriza gukomerezaho. Jewe banyita Emma Nkizingabo,